ni ibintu bikomeye, ni ibintu ukwiriye kumva kandi ni ibintu ukwiriye gukanguka ukamenya ko isi iri kuramukwa. Isi igeze ku musozo, igeze ku iherezo rya n'indunduro. Ikindi ugomba kumenya ko tugeze ku mugoroba w'ibihe, tugeze ku mugoroba w'ibihe aho umugabo afata umugabo mugenzi we akamwenda, akamusambanya mu kibuno. Bene data, aho umugore mugenzi we afata undi bakaryamana. Sodomu ni Gomora bijya kugera ku ndunduro yabo, nuko byatangiye. Abatari kuramya ibi ngibi bamwe bari gupfa, abandi bari guhura n'akaga gakomeye, bagafungirwa imiriro n'amazi. Ndavuga bagafungirwa ubuzima mu buryo bumwe bw'ubushobozi. Ariko nkunda ijambo Yobu yavuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, sinzakurekura, sinzikuraho kuba inyangamugayo. Aravuga ngo Imana naho yanyica ngo nzarinda apfa nkiyiringiye. Umva umugabo ufite guhamya. Message ya mbere ni mube maso, uzaza ntabwo azatinda. Nabonye ikirere gikinguka, mbona ijuru risohotsemo abamarayika bari bafite imyirongi, bari bambaye ibyera, bari ku mafarashi yera ariko y'imiriro, yakimiriro. Mbona isi yose imurikiwe n'ubwiza bw'Imana. Numva ijwi rivugira mu kirere ngo igihe cy'iherezo ry'abaremwe n'ibiremwa ngo kiri bugufi, ngo umuhanga ngo niyumve umuburo, ngo itorero rya Kristo riratashye. Ndavuga ngo Mana bimeze bite? Imana irambwira ngo ese wowe nureba impfu ziriho ko ndi gucyura batari bubashe kwihanganira ibihe biri imbere. Nafashwe n'ubwoba bwinshi, dilo penestance. Ndavuga ngo ibi ndabivugane noneho. Imana irambwira ngo ni igihe cy'umugoroba w'ibihe. Uwumva yumve, utumva bireke. Ngo ntabwo umwuka wayo ngo uzakomeza kuruhanya nawe. Yesu ashimwe cyane. Bera b'Imana, turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu wanjye Kristo Yesu, umwana w'intama w'Imana. Niki gitumye tugaruka kuri izi mbuga nkoranyambaga, YouTube yacu yanyu, kandi tunabashimira ko muri kuyikurikirana mu buryo bwiza, kandi mukaba muri kumva icyo Imana ivugana n'itorero ryayo muri kino gihe gikomeye kandi kigoye. Ariko ntabwo nanone tuje gutyo gusa, hari icyo tuzanye, hari impamba Yesu azaniye abera. Kandi Bibiliya iravuga ngo umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza ngo azamera nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, ngo imvura iragwa, imivu iratemba, imiraba n'imiyaga byikubita kuri iyo nzu, ngo irakomeza irakomera. Hanyuma hari n'abandi nabo batifuza kumva ibi, bifuza kumva ibiryoheye amatwi yabo gusa, cyangwa se ibijyanye n'irari ryabo bitewe n'iby'isi bashaka, cyangwa se n'ibindi. Ariko icyo tuvuga ni ikintu uko umuntu utita ku magambo ya Yesu ngo anayakomeze, kuyitaho ni kimwe, kuyakomeza ni ikindi. Ahwanye n'umupfu cyangwa n'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, yigana umunyabwenge. Zose zari nziza, zose zari ziteye amarangi amwe, ariko ngo imvura iguye yasobanuye inzu ikomeye n'inzu idakomeye. Nitwa Apotre Prophet Evode. Muratumenyereye cyane, turaziranye, muri inshuti zacu mu buryo bufatika kandi bukomeye. Dushimire n'abantu bagenda bakora subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza bugende bwamamazwa mu isi yose, mugakora sharing. Twaravuganye bamwe muti
Imana iguha umugisha, nanjye mbasabiye umugisha ndi imbere y'isi yose, kuko mwemera kumva iby'umwuka adutumye. Ntimutwumve, ntimutwakire, ntimuturebe ahari twacika intege mu rugendo, cyangwa se tukanabivamo bimwe na bimwe byo kuza hano. Ariko aho tuvuye duturukanye n'aho tugeranye muri inshuti z'umugisha. Yesu abahe umugisha. Uyu munsi mfite ubutumwa, ariko munyemerere tubanze dusenge Imana mbere yo kubutambutsa, kuko ni ubutumwa bureba itorero ry'Imana muri rusange, kandi itorero rya Kristo. Ubushize narababwiye ngo iyo Yesu avuze iryo torero rye rirumva. Ngira ngo hano mwarize mwigishijwe itorero n'idini aho biri different, bitandukanira. Iby'idini rikora, ibyo itorero rya Kristo nabyo rikora. Ngira ngo abo turi kumwe hano izo nyigisho mwarazifashe mu matangira. Rero Kristo yavuze ko itorero, abanyetorero cyangwa se intama, icyo bita intama, Bibiliya yita intama, zumva ijwi rya shebuja. Iyo shebuja azihamagaye ziritaba, zirumva, ariko kandi ntizumve ngo zimuninire, ziranamwitaba. Hanyuma ariko kandi nawe iyo zihuye n'ibibazo zikamutakira, arazitaba. Mukunda kubona ko sometime dushyiraho ubutumwa uko tuvuye guhamagara imbaraga z'Imana nuko tuvuye kwinginga Imana. Ubwo nari kuri channel yitwa Gusenga Everyday, hari ibyo nahawe ndi ku musozi ndimo senga. Hari impamvu umuntu aba yagiye gusenga. Reka rero dutangire nge namwe dusenga Imana, twinjire mu cy'Imana yaturarikiye uyu munsi. Ntago yadukoranyiriza ubusa. Ndabiza abadukurikiye muri mu Rwanda muri benshi, mu bavandimwe banjye, muri bashiki banjye, barumuna banjye, bakuru banjye, ba papa, ba mama, muriho hano, ndabakunda. Hanyuma abari hanze y'ibihugu, Amerika, Ubufaransa, Canada, Belgique, Australia, hanyuma n'indi migabane itandukanye tutarondoye muri kano kanya, kuko wenda si umwanya wo kurondora imigabane itandukanye y'isi. Ariko n'amari muri Kenya turabasuhuje, turabakunda cyane. Kenya Imana iri kuvuga ibintu bikomeye izahakorera, kandi mu gihe kiraza kuza Imana iduharuriye amarembo, turaza guhesha umugisha abera bari muri icyo gihugu. Hanyuma Uganda turabakunda cyane, abaturanyi bacu hano hirya, mwebare. Hanyuma n'abandi batandukanye mu bihugu bitandukanye ku isi yose turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Tubahaye ikaze kandi tubashimiye uburyo mudukurikirana. Imana iba umugisha. Data, urakoze ko wemeye guca inzira nanone kugira ngo tuvugire kuri uyu muyoboro, chaîne yacu ya YouTube waduhaye, kugira ngo twamamaze ishimwe rye yaduhamagaye. Tubonye umugisha uva mu biganza byawe, uza mu mitima yacu. Iyo tuvuze umugisha ni amahoro waduhaye mu bibomborekana mu isi, mu nduru z'abarasanyi, mu nduru z'abavuza induru nyinshi, mu nkubiri y'imiyaga ndetse n'imisenyi igwa mu maso ya bamwe. Uduciriye akayira, uduhaye amahoro mu gihe bamwe bitera inshinge kugira ngo basinzire, mu gihe abandi banywa ibiyobyabwenge bikomeye, kokayine, heroine n'ibindi bitandukanye bizira, kugira ngo babashe kuronka ibitotsi basinzirijwe n'ibiyobyabwenge. Ariko twe wadukuye muri uwo mubare, uduha ubuntu bwawe. Niyo mpamvu tuvuze ko umugisha wawe uri mu biganza byacu no mu mitima yacu. Uduhaye ibitotsi, mu by'ukuri benshi batagira ibitotsi, kandi n'ishimwe rikomeye mu mitima yacu. Imitima yacu turagariye kuvuga imirimo yawe Data. Ururukira rero kubana n'umugaragu wawe, wangize umuyoboro unyuramo kugira ngo namamaze ishimwe ry'iyampamagaye. Ni ubuntu bwawe. Wagiriye ubuntu Paul ubwo yari ari mu nzira ijya i Damasiko, uramutoranya, umucyo wawe uramukubita, yikubita hasi. Yego ukavuga ngo urinde Mwami nkagukorera. Uko niko twitabye natwe, udukuye ahantu hatandukanye, udutoraguye. Hanyuma utugira abagabo bo kwizerwa, hanyuma utugira abagabo bo guhamya
ishema ryawe ndetse n'ubushongore bwawe n'imbaraga zawe ndetse n'ubutwari bwawe. Erega uri intwari mu ntambara. Uwavuga ko wera nta nubwo yaba akoze amakosa. Erega kandi uwavuga ko utajya utsindwa n'intambara n'imwe, ni wowe mwami wenyine ku isi uhoraho iteka ryose, kandi ni nawe mwami watsindiye isoko ryo kurengera abarushye n'abaremerewe. Nta muntu ukomeye ku isi wari wajya ku gitangazamakuru avuge ngo indushyi n'abaremerewe baze basange ndabaruhura. Nta n'umwe n'uwabyiyemeza yababeshya kuko ntiyabishobora. Niwe watsindiye isoko. Aba babyeyi bankurikiranye bagushimiye ukuntu wabarinze amahembe. Mbega imirimo yawe ikomeye wakoreye aba babyeyi, kandi aba nabo baciciye abana bagushimiye ko wabanye nabo kwa muganga. Erega buriya igitanda babyariyeho hari abandi bagihagurutseho badafite abana bazima. Uriya rero ukikiye umwana muzima ni ishimwe rikomeye kandi ni ishimwe riremereye. Rega n'aba bagabo baragushimiye bakiri kugenda bidegembya imbere y'umukiza Yesu, Satani atarabarashe imyambi ngo amafragamenti y'abadayimoni abaheremo. Erega ari ibintu byinshi wakoze. Twavuga kuva mu gitondo umwaka ugashira undi ugataha, kuko duhora tubivuga ariko ntibipfunguza. Buri mu gitondo buri mugoroba tubitekerezaho tukavuga ngo urera urakiranuka. Mfashe umwanya n'abantu bakurikirana channel Pastor Evode, ndasenze kugira ngo nabo bibuke imirimo yawe. Erega hari nabo wajyanye mu bihugu byo hanze, inzara yari ibishe. Hari n'abandi warengeye mu Rwanda bari bamerewe nabi nibyo. Kandi erega tunagushimiye aho ugejeje u Rwanda, nabyo ntabwo twaba dukoze ikosa. Uri Imana idahemuka. Haleluya. Lesivo oros egant viditanse poneva. Urera urakiranuka muri byose. Uri Imana yera. Dawidi yakuvuze neza, haravuga ngo ijambo ryawe ni tabaza rimurikira ibirenge byanjye. Erega wamurikiye ibirenge by'Abanyarwanda, kandi wamurikiye ibirenge by'abantu bari mu bihugu bitandukanye ku isi yose. Erega kuba Satani atarahitana uyu muntu unkurikiranye, ntabwo ari uko Satani yabatijwe, si nuko yakijijwe. Oya, nta gitabo na kimwe cy'idini cyangwa itorero umwanzi abarurirwamo. Oya, ahubwo nuko wowe uturinda buri munsi ibitero bya Satani, kandi ukomeza intambwe z'ibirenge by'abera. Ko kuvuga numva kurekeraho ko numva binani, kureka gusenga ko numva binani, ko alila sindiba anostenfo ko numva hari abari mu nzego z'ubuyobozi ku isi yose wagiye urengera, ukabarengera imyanya yabo umwanzi yashaka kuyihirika ukongera ukayegura. Erega nta n'umwe utavuga imirimo yawe. Kuba twambaye ni imirimo yawe, ukudusa ni imirimo yawe, ukutuvuga ni imirimo yawe, amaso turebesha ni imirimo yawe, amaguru tugendesha ni imirimo yawe. Uwaguha icyubahiro ni wowe ugikwiriye mu isi no mu ijuru. Ibihumeka byose bivuge ngo urera data, kandi urera urakiranuka. Ndagushimiye by'umwihariko umugaragu wawe watoranije mu gihe gisa n'iki ngiki kirakomeye, ariko umpaye imbaraga zingana n'igihe umpamagariyemo. Imitego n'amahwa Bibiliya iravuga ngo biba mu nzira y'ikigori. Rero ngo ariko abagenda batunganye bizaba kure yabo. Rero hari ibintu bigomba kuba kure y'itorero ryawe. Hari ibintu bigomba kuba kure y'abakozi bawe nyakuri bahagaze mu bwami bwawe. Hari ibintu bigomba kuba kure y'abamama bakubaha. Hari ibintu bigomba kuba kure y'abagabo bakubaha. Hari ibintu bigomba kuba kure y'abakobwa bakubaha. Ndagushimiye. Izina ryawe reka rihabwe icyubahiro. Uraryoshye. Haleluya, uraryoshye Yesu, uraryoshye. Erega uri mwiza ku manywa na nijoro. Niwe wenyine uvuga neza iyo abantu batubwiye nabi. Niwe wenyine ujya usanga ipfubyi yihebye ukayibwira ngo ndi ngeso, ni nange mama wawe. Niwe wenyine ujya ugaburira abashonje bakarya bagahaga, kandi ntutange incyuro ngo wagaburiye abantu. Niwe wenyine nabonye utirata ibikorwa wakoze, ahubwo niwe wenyine nabonye ukora ibintu byawe ku murongo kandi udategwa. Niwe wenyine ugira inyandiko zidasibamo. Turagushimiye rero hamwe nge nabera bose mu izina rya Yesu, amen. Bene data, kurekera isengesho byari bingoye cyane, kubera ko ndumva ndi kumwe na presence y'Imana mu buryo bukomeye cyane. Ndagira ngo ahantu uri hose
udukurikiranye cyangwa uzadukurikirana, ndakwinginze uzafata akanya wumve iki kiganiro cyangwa se ubutumwa twahawe n'Imana witonze, kandi nanone utajahagurika kugira ngo byinjire muri wowe. Bibiliya ivuga ko turi impumuro nziza izana ubugingo cyangwa se ubuzima mu bantu iyo bumvise ibituvamo bakabikurikiza, kandi ngo turi n'impumuro mbi. Uwo ni Paul wabyanditse, ngo izana urupfu ku bantu banga kumva iby'Imana itunyuzamo. Niko bimeze kandi mu isi y'umwuka niko byubakitse. Rero Imana itugirire neza. Mwanyemereye tukabanza tugasoma rino jambo, hanyuma nkatanga message, nkatanga ubutumwa Imana yampaye. Wafashe Bibiliya ahantu uri, wambabariye ukayifata, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana. Fata Bible yawe muri telefone cyangwa se niba uyigendanamo uyigendana mu isakoshi, fata Bible yawe hanyuma dusome iri jambo ry'Imana. Matayo ibice 25, Matayo 25, umurongo waho turaza gusoma umurongo wa mbere. Yego, turasoma n'umurongo wa mbere ko turasoma teme y'amagambo cyangwa titre y'amagambo. Bibiliya iravuze ngo umugani w'abakobwa 10. Umugani w'abakobwa 10. Ubundi iyo bavuze abakobwa cyangwa se abagore, bishushanya itorero. Ubwo suppose ko ni umugani w'itorero ry'Imana cyangwa se ni umugani w'abanyetorero. Reka Yesu aducira umugani nubwo ari ku manywa. Aravuze ngo gatoya byari bigiye, umwanzi nawe ntaba yoroshye. Bibiliya iravuze ku murongo wa mbere ngo icyo gihe, ushatse we washyiramo ngo iki gihe. Yesu waravuze ngo icyo gihe kuko yari ari muri icyo gihe we, icyo gihe cya kera hashize imyaka ibihumbi hafi 2 n'imisago. Yesu akuwe mu ijuru akuwe mu isi ajyanwe mu ijuru, ariko we muri icyo gihe yavugaga ko muri iki gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Iyo bavuze umukwe ni Kristo Yesu. Itorero ni umugeni nkuko tubaze kubivuga hejuru. Hanyuma uwo mugeni rero afite umukwe arindiriye bizanga bikunda. Hanyuma ku murongo wa kabiri haravuze ngo ariko muri abo 10 5 abangahe? 5 5 bari abapfu. Akamugasuriyeho pfu, abapfu. Abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu n'abanyabwenge mu bisurinyeho. Bene data shuti z'umusaraba bakundwa mu mwami, erega ni igihe cyo gukanguka ngo mumenye ko ibyo Yesu yavuze ntabwo bigitinze kandi ntibikiri no kuranzikwa, ahubwo ni igihe cyo gukanura mu isi y'umwuka, tugakangura intekerezo, tukareba ibiri kubaho, tukareba n'ibyo Yesu yavuze mu ijambo rye. Bibiliya ivuze umugani w'abakobwa 10. Abakobwa 10 baragereranwa. Reka tuvuge amadini n'amatorero ku isi yose. N'udafite aho abarizwa yizerera muri ibyo bya Nyabingi n'ibindi, naryo ni idini ry'abasenga ibigirwamana. Buddhiste ni idini. Ariko noneho ngo aba bakobwa uko ari 10 harimo abahanga. Bibiliya yavuze ngo b'intiti. Harimo abahanga bazi gusacinga bakamenya icyo bakwiriye gukora mu gihe gisa n'iki duhagazemo Yesu yahanuye. Ngo abanyabwenge n'abakunze ngo bafashe amatabaza yabo ngo bashiramo amavuta. Itabaza ubundi niki?
itabaza ni umuntu ufite ijambo ry'Imana muri we, ni umuntu wuzuye iby'Imana muri we. David yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ndagucumuraho. Hanyuma aravuga ngo kandi itabaza ryawe rimurikira ibirenge byanjye, cyangwa se ijambo ryawe ni itabaza rimurikira ibirenge byawe. Praise the Lord. Thank you Jesus. Hanyuma itabaza, iyo bavuze itabaza, no kugira itabaza, gutwara itabaza, ntabwo ari ukujya mu mujyi ngo ugure buje, no. Ntabwo ari ukugura itara, no, muri Wasake cyangwa n'ikindi kigo, no. Ni ukubika ijambo ry'Imana mu mutima wawe. De la distance ego. Itabaza rero ngo bari bafite amatabaza bose. Buri muntu wese yatunga ijambo ry'Imana mu mutima we. Ariko question mark, ikibazo gikomeye niki? Gushyira mu bikorwa iryo jambo ugendana. Iyo bajije umuntu uri kunywa akubwira ibyanditswe 200, ariko wamubwira ngo kuki unywa vino kandi ari umukobanyi, kandi ushukwa nazo akaba atagira ubwenge, agahita gukubita ingingo ngo je vino ntiyashutse. I know. So nukuvuga ngo rero ndashaka mwumva iki? Ijambo buri wese yaritunga, ariko gushyira mu bikorwa icyo rigusaba ntabwo ari ibya buri wese. Nta muntu utazi Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana, wapfuye akazuka akijyanwa mu ijuru yikicara iburyo bw'Imana, muri Marko 16:16 mu bimenyetso bigendana n'abizera. Ariko buri wese avuga Yesu uko amwumva, kandi avuga Yesu uko abishaka. Ikindi agashaka kumujyana muri sanse we ashaka. Yesu ntabwo ari umugabo bahindukiza uko wabyumva. Hanyuma amavuta niki? Amavuta na masengesho. Uzarebe umuntu usenga by'ukuri agira ubwiza bw'Imana. Kubera iki? Hari ubwiza bwitwa amavuta y'Imana. Amavuta ava mu bwami. Iyo usenga uba uri connected n'ijuru. Uko vuga niko Imana ihererekanya nawe amagambo, ukayiganiriza nayo ikakumanurira ku mwuka wayo, ikawuguhumekera, ikuvugisha. Iyo uganiriye n'umuntu ukuzaniye inkuru nziza, akavuga ngo narifite ibi nibi nshaka kuguha, kandi akaba ari ibintu byiza, ayo magambo mwaganiriye na mavuta wumva yururukije umutima. Rero umuntu uganira n'Imana mu isengesho, iyo wiririza ubusa na mavuta no gukwega amavuta. Aba bakobwa rero umva uko byari bimeze. Bose bari bafite amatabaza, bose bari bafite amavuta, ariko abari bafite utuvuta dukeya. Abahanga mu bya Bibiliya niko bavuze, kuko nusoma hepfo aravuga ngo twe turatsa bikazima. Rero ndashaka kuvuga iki bene data? Hari icyo Imana yantumye ku itorero ry'Imana. Number 1 ni message mumenyereye cyane, ni mube maso. Iri jambo rihishamo amagambo menshi akomeye. Bose barindiriye umukwe. Ku cyumweru bakubita ingoma, drum, cymbals, piano, gitari, mu by'ukuri n'umudiho munini cyane. Bose barindiriye umukwe. Bose bari kuririmba amaraso y'umucunguzi niyo soko yoza abanduye. Ariko harimo 5 b'abapfu, harimo 5 b'abanyabwenge. Aba 5 b'abanyabwenge rero ngo bari bafite amavuta n'amatabaza biri full tank. Ariko kubera ibihe bikomeye byo kubura ubutunzi, byo kubura epfo na ruguru, byo gushushubikanwa n'isi, byo kurwanwa kubera ko isi n'umwicumbi, bose barasinzira. Mu gusinzira kwabo ngo amatabaza yabo ngo bari bayafite. Ariko ngo nijoro mu gicuku ngo habaho urusaku.
ngo umukwe araje ngo bose barabaduka, ngo bose babadutse, ngo maze babandi bakije byanga kwaka basaba abanyabwenge ngo muduhe ku mavuta ayacu biri kuzima. Shuti yanjye, reka ne kuvuga byinshi kuri iri jambo, ariko itorero ry'Imana murumva aho biganisha. Yesu ntatinze azaza gutwara itorero, ariko kandi warasinziriye. Saa 9 yawe Yesu yambwiye ngo urayifite. Ayitatu uracyayagendana. Ndavuga amasengesho. Uracyasoma Bibiliya ukumva icyanga cy'uburyohe, cyangwa wahindutse umunyamagambo. Ibi bintu tuvuga ni ibintu bikomeye, ni ibintu ukwiriye kumva, kandi ni ibintu ukwiriye gukanguka ukamenya ko isi iri kuramukwa. Isi igeze ku musozo, igeze ku iherezo rya n'indunduro. Ikindi ugomba kumenya ko tugeze ku mugoroba w'ibihe, tugeze ku mugoroba w'ibihe, aho umugabo afata umugabo mugenzi we akamwenda, akamusambanya mu kibuno. Bene data, aho umugore mugenzi we afata undi bakaryamana. Sodomu ni Gomora bijya kugera ku ndunduro yabo, nuko byatangiye. Abatari kuramya ibigibi bamwe bari gupfa, abandi bari guhura n'akaga gakomeye, bagafungirwa imiriro n'amazi. Ndavuga bagafungirwa ubuzima mu buryo bumwe bw'ubushobozi. Ariko nkunda ijambo Yobu yavuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, sinzakurekura, sinzikuraho kuba inyangamugayo. Aravuga ngo Imana naho yanyica ngo nzarinda apfa nkiyiringiye. Umva umugabo ufite guhamya. Message ya mbere ni mube maso, uzaza ntabwo azatinda. Nabonye ikirere gikinguka, mbona ijuru risohotsemo abamarayika bari bafite imyirongi, bari bambaye ibyera, bari ku mafarashi yera ariko y'imiriro yakimiriro. Mbona isi yose imurikiwe n'ubwiza bw'Imana. Numva ijwi rivugira mu kirere ngo igihe cy'iherezo ry'abaremwe n'ibiremwa ngo kiri bugufi, ngo umuhanga ngo niyumve umuburo, ngo itorero rya Kristo riratashye. Ndavuga ngo Mana bimeze bite? Imana irambwira ngo ese wowe nureba impfu ziriho ko ndi gucyura batari bubashe kwihanganira ibihe biri imbere. Nafashwe n'ubwoba bwinshi, dilo penestance. Ndavuga ngo ibi ndabivugane noneho. Imana irambwira ngo ni igihe cy'umugoroba w'ibihe. Uwumva yumve, utumva bireke. Ngo ntabwo umwuka wayo ngo uzakomeza kuruhanya nawe. Nibyo abateka mutwe, enjoy mu byo ushaka, ariko umunsi n'umwe Bibiliya iravuga ngo nzagucina ku mubyimba, ibyo watinyaga bikugezeho. Erega bamwe muravuga ngo bavuga iby'ukuri ngo ntabwo ari ab'Imana. Ntacyo twe ntabwo dukora ngo dushimwe nawe. I know uwaduhamagaye turamuzi, we wampemba iki? No comment rero. Aho njya ndahazi, uwo mvugira ndamuzi, uwo twahuye ndamuzi, ariko kandi checking umutima wawe, ucumbikiye iki gishobora gutuma Imana itinjira muri wowe. Delo pastifo, erega igihe kirageze ngo Imana itwikurura ibyari bitwikiriye. Ayiwe, erega igihe kirageze ngo Imana amagambo
twavuze abari yatujyana mu rubanza. Bibiri iravuga ngo igihe kirasohoye ngo ubwo urubanza ruhereye mu nzu y'Imana. Reka mbabwire, mumaze iminsi mubona ibintu Imana ihishura kuba, ndavuga abakozi b'Imana, ndavuga gute, ndavuga n'abakozi b'Imana. Urubanza rwahereye ku b'inzu y'Imana, niko Imana yambwiye. Rwahereye ku bavuga izina ryayo, rwahereye ku bavuga Kristo umwana w'Imana, niho rwahereye. Kandi uru rubanza Imana iri kurukata itabereye pe. Ariko mfite message nanone y'abari gukoma amashyi bate nibo bavugaga nibo se, mfite message yanyu. Urubanza rurava mu b'inzu y'Imana rwerekeza mu b'inzu ya Satani. Mwebweho ni mu muriro, umuriro uratwika, umuriro urakongora. Hariya ngo baba batera ubwoba. Ese ubu Covid yo ntatera bwoba yari ifite? Amerika ntatera bwoba mwabonye? Uburusiya ntatera bwoba byabagezeho rya Covid? Abashinwa bivugwa ko aribo bayikoze, ntacyo mwabonye? Afrika ntacyo twabonye? Bibaye byiza umunyabwenge yakwita ku iherezo rye, kuba maso. Urubanza rwahereye mu b'inzu y'Imana. Mbaza Imana ngo none ko ndanizi ko urubanza ruzaba ku munsi w'amateka. Irambwira ngo no, n'ubu nshimanza zitabera, nicaye ku ntebe y'imbabazi, niyo guca imanza, niyo kwandika imirimo y'abera izaherekeza abanyetorero. Intama zanjye zizijwi ryanjye, iyo zimpamagaye nditaba, iyo nzihamagaye ziritaba. Ese urumva ijwi ry'Imana? Ese riri kumvikana? Ndakwinginze rero kubw'ubuntu bw'Imana, bamaso, uzaza ntazatinda. Numva ijwi rivuga ngo ndaje, ngo ariko mbabajwe nuko nje. Bamwe basinziriye, kandi basinziriye nta n'amavuta mu matabaza yabo. Ngo genda umbwirire abitorero nibashaka amavuta, nibashaka amavuta. Ijambo ryo mwararyumvise, ariko nimutereka amavuta mu matabaza yacu, nimusenge ubudasiba, nimwirize ubusa, twitegure. Umugeni yarindiriye umukwe. Uwo mugeni aririmbisha, uwo mugeni yirinda ingendo zitari ngombwa, uwo mugeni yirinda amagambo ateye isoni, uwo mugeni yirinda kubengwa. Ijwi rirambwira ngo bamwe barabenzwe, ngo abandi bari kubengwa. Ngo l'estifo ono sekota abi, ngo uko umugabo yishimira kugira umugore muzima, ngo niko ijuru naryo ryishimiye kugira itorero rizima, ngo kandi kugira abageni bazima mw'isi. Imana irambwira ngo kandi ngo umuntu wese yiyeze, ngo kubera ko n'igihe Imana ngo igiye gucyura abantu mu buryo bwinshi cyane, mu buryo budasanzwe. Uyu mwaka urimo impfu zikomeye cyane, uyu mwaka urimo amakuba atari makeya. Turabivuga mukavuga ngo ntidukwiriye kubivuga, ariko ndashaka gutanga umuti kuko ndi umuhanuzi mukuru. Buri wese wumvise ubutumwa akaba yizera ko Imana ikorera muri nge, kora amasengesho y'iminsi 2 niko Imana yambwiye. Imana yongere kwegerana nawe. Ndaho bavuga ngo nibza besikoro, ngo nibza bateka mutwe. Umva shuti yanjye, mu murimo w'Imana hazabamo ibibi, hazabamo n'ibyiza, kuko hakoreramo abantu, tihakoreramo abamarayika. Number 2, n'abamarayika b'Imana, Imana yibarebye ibabonamo amafuti. Nawe uwaguceshura tiyakuramo amakosa n'imyanda n'ibishingwe n'amazirantoki
wikoreye, ariko bamwe bavuga y'abandi bakicarira ayabo. Wica iteka ku bantu, wica iteka ku bandi. Nawe ugiye ku karubanda, isi kwanitse ntawakwanura. Imana yakuhishuye nawe ntawaguhisha. Kandi ndagira ngo mvuge yuko ibi ntibitera ubwoba abanyetorero, kubera ko ahantu hari abantu ntihabura ibibazo, ntihabura ibyaha. None se ntabwo abantu barageraho umwanzi atabasha gutera ibuye. Ariko kandi ntituvuga ngo abantu bakora ibyaha ngo ubuntu busage, oya, ahubwo birinde icyaha, ariko n'uwakiguyemo yibuke kwiyeza. Ngiyo message Imana yampaye, yari inteye kuza imbere yanyu. Nta nubwo ndi busenge, ahubwo wowe fata umwanya, nanjye ndi kwisengera. Ariko kandi fata umwanya w'iyo minsi ibiri y'amasengesho, urya ni mugoroba honyine, ku manywa ufata amazi yo kunywa. Mwariya ngo iyo wirije ubusa ngo urananuka, ibikunanura biraje. Nutananuka usenga, ibikunanura biraje. Imana ibane namwe, Imana ibagirire neza, Imana ibagurire imbago. Ariko kandi nabonye Imana iteza amaboko, irambwira ngo abantu banjye nibaca bugufi bakanyubaha, bakanyumvira, ngo ibyo byose biteye ubwoba, ngo ndabatwikiriza ihema ryanjye. Ihitima Zaburi ya 91 iravuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ngo ndabwira Uwiteka ni urubuhungiro bwanjye, uri igihome cyanjye, Imana yanjye niringira. Uko rero uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura, azakubundikiza amoya ye, azakubundikiza amoya ye, kandi ngo uzajya uhungira munsi y'igicucu cy'amababa ye. Imana iguha umugisha. Urakoze kudukurikirana. Imana ibane nawe. Niba ufite inshuti kandi umunyamugisha wawe, umuntu ufite ku mutima, umwoherereze link y'icyo kiganiro, y'ubwo butumwa, kugira ngo abashe kumva icyo Imana ivuganye n'itorero ryayo. Murakoze. Shalom.